Guhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. Ngira murabizi ko tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari bari kugenda avugwa hirya no hino. Nta bindi biro biri kugenda bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ndetse no mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye usibye inkuru y'uyu mugabo witwa Fata ku mavuta uheruka gufungwa ku wa gatandatu hari ku wa gatandatu ejo bundi muri kiriya cyumweru gishize nibwo uyifata ku mavuta inkuru zatangiye kuvuga ko nyine yaba yafunzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngira ngo ubwo byatangazwaga byabaye shocked nyine ku bantu benshi ntago bari biteze ko uyu mugabo nyine yafungwa dore ko benshi bavuga ko n'ubundi ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo bamunaniwe niko benshi bagendaga bavuga ngira ngo muribuka ubita Fata kuri Twitter yatangaje ko ngo urwego nyine rw'ubugenzacyaha RIB ngo bananiwe uyu mugabo bita Fata ku mavuta so ariko byaje kurangira n'ubundi ubwo hari kwa gatandatu inkuru nibwo zasohotse zitangaza ko uyifata ku mavuta yaba nyine yafunzwe ni nyuma y'uko yari amaze gukora ikiganiro kuri channel imwe ntashaka kwirirwa mvugaho ngira ngo mu bakubashe gukurikirana ikiganiro cya Murangira Bitseri yabikomojeho ubwo ngo uyu mugabo n'ubundi yabaye nk'usuzugura urwego rw'ubugenzacyaha RIB asa nkaho n'ubundi ashukwa n'uyu mugabo bita Jihad ngo mu kiganiro bagiranye ngo yakoze ngo indahiro idasanzwe yikomanga ku gatuza avuga ko atazigera yongera kwitaba ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo igihe cyose ngo bazamuhamagara ati sinzongera kwirirwa nongera kwitaba uru rwego bitewe nuko ngo nta kintu n'ubundi ngo bajya ngo bapfa ngo gukemura nuko nguko Fata ku mavuta we yabivugaga ariko bonaga ko n'ubundi ari gushukwa n'uyu mugabo bita Jihad rero muri ubwo buryo rero uyu bita Jihad yashutse uyu bita Fata ku mavuta mu buryo bisa nkaho bari barimo kuganira ariko ukabona ko uyu Fata ku mavuta ari kwinyuraguramo nyine avuga amagambo ubona nyine atari meza avuga ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko Murangira Bitseri Dr Murangira Bitseri ubwo yatangazaga inkuru yabivugaga n'ubundi agamije kwerekana ko tudakwiye kugira inshuti mbi nyine zidushuka dore ko kuri ubu ngubu ngo uyu bita Fata ku mavuta ari mu maboko ngo ataraye ndetse uyu Jihad akaba yibereye nyine mu rugo ameze neza we nta kibazo yifitiye bigaragara ko n'ubundi yamushutse kandi batari bujyane muri iki gihome so rero dukomeje ku nkuru gira murabizi ko ari byinshi byagiye bivugwa kuri uyu Fata ku mavuta n'ubundi aho byagiye bivugwa cyane ko akunda ngo gushyamiranya abantu muri showbiz ndetse akagenda avuga n'amagambo atari meza ku bantu bisa nkaho ari kugenda ngo abasebya so nibyo bintu rero byaba ibintu bisa nkaho uyu Fata ku mavuta yari arimo kugenda akurikiranwaho cyane ariko kuri ubu ngubu ntago amazi akiri yayandi benshi baravugaga ati wenda ashobora no kuba yasohoka ariko ikigaragara cyo byabaye nka bya bintu bavuga ngo ibyaha aboneye bisa nk'ibyo imbwa yaboneye ngo ku mugezi bitewe n'uko ibyaha byahise byiyongera nanone bitewe n'uko mu bipimo byafashwe bigaragaza urwego rw'ibiyobyabwenge uyifata ku mavuta yakoreshaga byaje gusangwa neza ko uyifata ku mavuta yakoreshaga ibiyobyabwenge ndetse mu mubiri we hari harimo ikigero kigera kuri 298 hafi 300 mu gihe umuntu usanzwe muzima udakoresha ibiyobyabwenge aba afite 4 ndetse kugera kuri 20 ubwo ni umuntu udakoresha ibiyobyabwenge cyane cyane ikiyobyabwenge hano bari kuvuga ni icy'urumogi dore ko aricyo kintu cyasanzwe mu maraso y'uyu mugabo bita Fata ku mavuta ngayo nguko wenda sinzi abantu bavuga ko wenda ashobora no kuba yasohoka sinzi ko rwose hano naho bishoboka dore ko niyo yahanagurwaho icyaha cyo kuvuga cyangwa se cyo gusebya abantu mu ruhame yifashishije imbuga nkoranyambaga ziwe sinzi ko iki cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyo yagitaruka ntabwo ari ibintu bishoboka kabisa so rero nyuma y'uko afunzwe abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bisa nkaho bamwe bisa nkaho bishimiye kuba yafungwa cyangwa se bisa nkaho nabo bari gutanga inama z'uko buri wese aba yakwiye kugira kuvuga aziga ngira ngo iyi message uri kuyibona niyo bita niyo umugabo bita uyu nguyu reka nze nk'umukwereka uyu bita Muyoboke Alexis Muyoboke ngira ngo uri kumubona uyu niwe Alexis Muyoboke so iyi message rero reka nse nk'uyigusomera aho yagize ati reka nze nk'uyigusomera ngo niwangiza ubuzima bw'umuntu ukoresheje ibinyoma jya ubifata nk'ideni umugiyemo kuko bishobora kuzakugarukira biherekejwe n'inyungu
n'inyungu, enough is enough. Ngira ngo uyu bita Fata ku mavuta yakunze kugaruka ku mugabo bita The Ben cyane, ndetse The Ben ni inshuti y'agasohoka ni inshuti y'akadasohoka y'uyu mugabo bita y'uyu mugabo bita Alexis Muyoboke, bitewe n'uko yigeze kuba manager we, ndetse na n'ubu ngubu biracyavugwa ko ashobora kuba managinga. Rero uyifata ku mavuta yakundaga kwibanda kuri uyu mugabo bita The Ben, amuvuga nyine amagambo atari meza, ubona ko nyine ashaka kumugaragaza nabi muri rubanda, ndetse ashaka kugaragaza isura ye nabi muri rubanda, wenda sinzi n'ibyo bapfaga, ndetse iby'umwihariko akagaruka ku mugabo bita Meddy. Ngira murabizi neza ko uyifata ku mavuta yakunze kuvuga cyane kuri Meddy, wagira ngo sinzi ibyo bapfaga, ndetse amusibye cyane amwinjira no mu buzima bwe busanzwe, bitewe n'uko ngira murabizi amagambo yagiye atangaza. Uyifata ku mavuta yavuze ko ngo Meddy yabanye n'umugore we batarashakana cyangwa se batarakora ubukwe, yagiye bivuga nyine mu mvugo mbi cyane, ukumva ko ari ibintu bigamije nyine kumusebya. Njye ntabwo natinyuka kubivuga, gusa ukuntu yatanzemo iyi message yatanzemo mu buryo nyine bubi cyane, buri muntu wese yari guhita bimugayira, kandi koko ibintu yabivugaga ukabona nyine nta nubwo ari uri kubivuga, kuko umuntu muzima sinzi ko yavuga ibintu nka biriya. So rero bityo rero akagenda amuvugaho n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye guhera kera, ariko Meddy we nta n'ikintu yigeze amuvugaho. So rero abantu benshi harimo nk'uwo bita David Bayingana, uyu ntabwo ari David Bayingana, uwo bita David Bayingana yavuze ngo a cat dreams of becoming a lion must lose its appetite for a rat. Bivuga ngo ngo imbeba buri gihe irota nyine kuba yaba intare, ihita ibura cyangwa se ibura apeti yo kurya izo mbeba. Nuko nguko uyu bita David Bayingana yavuze, ubwo sinzi icyo yarashatse gusobanura, ariko benshi bahise babihuza n'iyi message, cyangwa se bahise babihuza n'ubutumwa buvuga kuri Fata ku mavuta. Ndetse uwo bita Nobja, ngira ngo Nobja murabizi ko yagiranye ibibazo bikomeye cyane n'uwo bita Fata ku mavuta, bagiye bagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'uko umubano wabo utari wifashe neza. We yavuze ngo my five big goals this year are almost achieved, ngo the remaining ones is about 70%. God is great. Nuko nguko uyu bita Nobja yavuze, niwe kuvuga ngo imipango yanjye 5 ikomeye cyane uyu mwaka irenda yose kuba yacamo, by'umwihariko ngo hasigaye gusa nka 70% kugira ngo nyine ibe yacamo yose. Nuvuga ngo 70% bimaze kuba byose byakorwa, hasigaye gusa akantu gatoya kugira ngo yose ibe yacamo. Noneho witwa Nzeyimana nawe yagize icyo abivugaho, yavuze ngo ntuzishimire ko mugenzi wawe ari mu bihe bitari byiza, kuko bucya bucyana ayandi, ngo uzaharanire kubaho ubuzima bwawe, maze wirinde kwishimira ibibazo bya mugenzi wawe arimo cyangwa abayemo. Nuko nguko Lucky yavuze, ngira ngo uri kubona abo bagabo kabisa. Uyu ni uwo bita Alexis Muyoboke, ndetse uyu ni Nobja, uyu nguyu ni David Bayingana, uyu nguyu ni Lucky Nzeyimana, ubwo bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye ku ifungwa ry'uwo bita Fata ku mavuta. Nuko nguko bisa nk'uko babivuze. So rero ikindi uyu bita Dr Murangira Beats yari yagize icyo avuga ku bantu nyine bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, avuga ko harimo abahanzi cyangwa se abantu nyine bagiye batandukanye baba influencer bishyurwa kugira ngo babashe kuba basebya bagenzi babo. Nabo bagarutsweho, bavuga ko nyine ibi ngibi bitazigera byongera kubaho. Ngira murabizi ko aba influencer cyane cyane bo kuri Instagram bajyaga bishyurwa kugira ngo babashe kuba basebya abandi bahanzi, cyangwa se kuba babasebya kugira ngo nabo bazamukire muri iyo hit. Ariko uyu Murangira Beats yavuze ko ibi bintu bitazongera kubaho, cyangwa se niba binabayeho nyine bibeho mu buryo nyine bugaragaza discipline. So rero nuko nguko bigiye byifashe muri rusange, bivuze ko uyu Fata ku mavuta kabisa atorohewe habe na busa, nyuma y'uko agiye agaragara ibyaha bigiye bitandukanye byo gukoresha ibiyobyabwenge, byo gusebya, ndetse n'ibindi byinshi ngira mwagiye mubyumva. Nuko nguko bihagaze muri rusange. So nta bindi birenze nanje kukubwira, kwari kugutangariza uko bigiye byifashe cyane cyane kuri updates ziri kugenda zivugwa kuri uyu mugabo bita Fata ku mavuta, dore ko biri kugenda byiyongera umunsi uko wije uko ukeye. Nuko nguko bigiye bihagaze. So abakunda Fata ku mavuta rero ndabihanganishije, namwe
mutamukundaga by'umwihariko mu musengere, dore ko hariya hantu nta muntu n'umwe uba wifuza kuba yajyayo, ni ahantu habi cyane. Murakoze cyane rero, yari Kigali The Toilet Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.